isi hifuzwaga uwaza akabumbura icyo gitabo cyari gifatanyirijwe ibimenyetso birimo, maze ireba mu ijuru abamarayika, abakerubi n'abaserafi, abakuru 24 bose, habura n'umwe wabumbura icyo gitabo, ndetse ijya no mu isi habura n'umwe wabasha kubumbura icyo gitabo, ndetse ijya no munsi y'isi ikuzimu habura n'umwe wabasha kubumbura icyo gitabo, ariko umwana w'Imana Yesu Kristo, Imana nzima, intare mu muryango wa Yuda, yemera kwiyambura ubwiza n'icyubahiro yari afite mu isi ndetse no mu ijuru, afata icyo gitabo cyari gifatanyirije hamwe ibimenyetso 7, ikuzo n'ishimwe biba mu isi ndetse no mu ijuru. Nuko umwami w'abami ageze mu isi, baramufata batangira kumukubita nk'aho atigeze kubana nabo. Aba ikivume mu isi, arakubitwa kugeza n'aho ajyanwe kubambwa, bamushyira ku giti, bamutera imisumari mu biganza, ariko ababara ndetse no mu birenge. Barangije bazamura umwami w'abami i Golgota, maze Yesu aratanga, maze bamutera icumu mu rubavu, bakeka ko ashobora kuba ari muzima. Umwami Yesu amaze gupfa, ageze ikuzimu, umwami wacu igihe isi yari yuzuye agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi, maze ageze ikuzimu, abadayimoni bamwakirana impundu, baririmba bati, Yesu umwami w'abami yapfuye. Ariko babyina, ariko biterera hejuru bati, umwami w'abami yapfuye. Ariko bakomeza babyina, Satani abarangaje imbere. Ageze ikuzimu, ntabwo byari birangiye, arwana intambara ikomeye na Satani. Atsinda Satani n'abadayimoni bose, maze azamukana imfunguzo z'urupfu. Uyu munsi tuzabaho iteka ryose, ko umwami wacu Yesu Kristo yatwitangiye akajya ikuzimu, akazamukana imfunguzo z'ubugingo, z'ubuzima n'amahoro